Mugiye ngiye kweguka urumva umuntu yagutsikamiye ari kukuniga mugiye ngiye kweguka yahise apfata ugutwara kuruma kuruma atacira ku meza ndabwa reba ukuntu mvishije amaraso ariko kaba sinamenya yuko nakomeretse cyane ntago nabimenye kuko nta n'amaherena nari nambaye ntabwo bya bindi nubundi yarasanzwe nkomeretsa rero nta mungo yose ibinkovu zose yarasanzwe nkomeretsa nkomeza nicara muri ya ntebe nashaka gushyiramo film yahise amena iki kirahure kuko yabonye kugutwi kwabaye we yari yabibonye yahise amena iki kirahure cyangwa ntiyavuze ngo ibirahure nibyo byamukase yego yahise amena ikirahure ahita yikatisha do ureba nze nibaza ku muntu yancugutwi tukongera tukararana mu buriri nagiye kubona mbona icya kirahure kiba kibaza iki kwa gutwi amaherena baratakaye ubwo nanjye kujya kumwegura akaboko kanjye hano kawa tatuwaje n'ibiki kaba karabaze n'urutoki aho ngaho aravuze ngo yaransunitse ngwa mu kirahure cy'aka kabati iyi TV stand ntago ari byo nari ndyamye muri iyi ntebe iyi ubwo ahita nkubita urushyi kuko Dobo yari afite ikibazo kwa muganga batuje no guserera bireba kaba nashatse gusohoka hari gusohoka ugende hanze ahita yongera arangarura ahita nkubita muri iyi ntebe ushatse gusohoka ahita yongera mukungubita mune bahita mfata mu ijosi nishingo mvuze induru mpamagara Solange nambwa Solange mbabarira ngwino n'aba Solange yaje gutabara seta mukubisa umugera ahita mukubita iyi tabure iri hano ayi mukubita mu gatuza gutya iyi ngiyi iyo aba mukubise iyo taburo hano arangije nyine abafashe ikirahure yikatanga ku kiganza ndeba njyewe nanjye nyine ngira ubwoba Doboy kuko yari amaze kumuruma ugutwi ndavuga ati kamfunge hariya hepfo papa Doboy nyine ataducika ko nasohokaga nyine nageze hanze nawe yafunguye hano ahita agenda n'ibirenge yafunguye hanga urugi rwo hanze n'ibirenge yego papa Doboy afata gaze agiye kudutwikira mu nzu twese arangije nyine tunyita nterura abana tuhita dusohoka tuhita tugenda nyine kuko yari yarangije gufungura igitambi cya gaze agiye kudutwika turagenda yashatse kubatwika Pasikaito yego genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire reka nkusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho nizere ko umeze neza cyane aho uherereye mu bice bigize igihugu cyacu amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse nawe uri iburengerazuba tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali komeza kugubwa neza cyane wowe uri muri East Africa hose muri rusange nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora n'iby'agaciro kuri we wamaze gukanda subscribe ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha inacyo gihe ngo wowe utarabikora ukande sub tujye dukomeza kubana mu biganiro uko tugenda tubibagezaho umunsi kuwundi nk'ibisanzwe ni kuri mikoro ya mbere ni Emi Kabaka naho kuri technique ni Vijocobi nkuko dutuwe tubana mu kazi ka buri munsi uyu munsi twagendereye umubyeyi cyangwa se ngiye mufata nk'umuvandimwe he's my sister ariko nanone akaba ari umubyeyi kuko numwe mu bagize uruhare ku buzima bwanjye uyu munsi hari icyatumye turahanga tubwire abari mu bitaro cyangwa se buri muntu wese yaba ubabaye yihangane ndetse n'uwishimye yibuke ko hari abababaye ufite ajya abasha muri duke afite kuba yafasha na babandi badafite twagendereye urugo rwa Skaito ndetse na mama Doboy amazina ye nk'ibisanzwe abantu barayazi ko ari Sandrina ariko akaba ari mama Doboy hitiriwe umwana w'ifura twaje kubera impamvu ya kesi yabaye mu minsi ishize nibwo hajyaga ama video hanze ndetse n'amashusho agaragaza
Sandrine cyangwa se madamu wa Skyto, ugutwi nk'uko muri kubireba murabona ko ku gutwi kwe hariho arapfutse. Abantu babonye byinshi, abenshi bagiye bavuga byinshi, buri umwe wese avuga ibyo ashaka n'undi aravuga, ariko uyu munsi twavuze ngo reka tuhagere ubwe agire byinshi agenda adutangariza. Ese ni iki kintu cyateye kuba yarwana n'umugabo we bamaranye igihe imyaka irenga 10, bari imyaka myinshi? Ese ni iki kintu cyateye ibi byose kugira ngo Skyto abe yamubaga ugutwi cyangwa se barwana agashaka kumuca ugutwi? Amado, buraho neza? Uraho neza ime. Biragenda cyane. Ariko si cyane da. Ntago ari cyane, nawe urabibona. Ntago, ariko muri iyi si niko bigenda. Ariko nanone ntago twagira twaganya kubera Imana. Imana buriya iragenda kuba ndi muzima. Ikiturinze cyane, Imana irandinze ndarayishima. Niyo mpamvu nari kuba naranapfuye. Niyo mpamvu tuba tugomba kwemera ko Imana iriho kandi ikora. Cyane, Imana iriho cyane. Kandi ngigaragarira mu bibazo buriya cyane. Byagendaga biragenda nyine nko kubibona. Hano mu rugo ibintu biri kugenda neza? Mu rugo nta kibazo dufite. Sanze Dobo yagiye ku ishuri. Dobo yabaye yagiye ku ishuri. Ariko Skyla we ndahamusanze. Skyla we aracyari muto, azatangira mu kwa 9. Anyakiriye neza cyane, ntabwo yameruka. Yego, ntabwo mwahirukanaga. Amadobo, ntabwo tuza kwizimba mu magambo. Uyu munsi twaje, hari byinshi biri gukomeza kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, buri muntu wese ari kugenda avuga ibyo ashaka, ariko uyu munsi twakugendereye ngo biri kimwe cyose ugende ugishyiraho umucyo. Ndashaka ko ikiganiro tugiye gukora tuza kugenda akantu ku kandi, sibyo? Akantu ku kandi. Wowe ubwawe ukoresha imbuga nkoranyambaga, urazitegereza buri kimwe cyose kivugwa, ubugenda ukibona. Buri muntu wese ahangaha turi buze kugira ubutumwa tumugenera. Ese ibi ngibi uyu yavuze nibyo? Ese ibyo yavuze nibyo? Nawe ndabizi ko uri umunyakuri kandi ukuri kwawe utajya uheza. Ngo ubwo ngende kubivuga nk'umuntu kuzi buri umwe wese, ndetse abantu baze no kumenya umubano wawe na Skyto uyu munsi warugeze hehe. Ese Skyto bundi abantu bazi mwamenyanye ryari? Skyto twamenyanye 2014. 2014. Yego. Turakundana, hari byinshi twacanyemo byiza, hari bibi twacanyemo ariko bidakabije. Ntabwo byari bikabije. Ntabwo ari bya bintu ngo tuwe wenda twakifashisha ubuyobozi ngo cyangwa twifashisha imiryango cyangwa undi muntu. Byari bya bintu twikemura ku giti cyacu. Ubundi mujya guhura na Skyto, urumva hari uguhura mukabanza mukamenyana, mukazageraho mukajya gufata umwanzuro wo kuvuga ngo tugiye kubana? Numva twahuye na Skyto. Yego. Duhurira. Twahuriye njye na Skyto twahuriye Cosmos, ndi kumwe n'umushuti wanjye witwa Dudu. Yego. Ni inshuti yanjye magara, na n'ubu aracyari inshuti yanjye, inshuti yo mu bwana. Na n'ubu nyine aracyari inshuti yanjye. Nari mvuye ku ishuri na Dudu, nari mvuye ku ishuri. Yego. Noneho duhura na ba Skyto nabo bavuye ku ishuri muri Apasi. Yego, mwese mukira abanyeshuri. Baraduhagarika njye na Dudu. Yego. Mbanza no kubwira Dudu ataka sara abahungu koko. Waretse ibi bintu koko. Nyihagararagaho. Naranasuzuguraga n'icyo gihe. Yego. Narasuzuguraga byatara abandi twiganye muri segonderi barabizi. Bigimana yarabivuze ati umwana mwize wari umwe mu bakobwa beza bari muri. Nanakinaga vore ahantu ntigaga. Na vore wayikinnye? Nakinaga vore. N'uburebure bwawe. N'ubu narabyibushye mbigikuri. Yego. Urumva? Ubwo rero Skyto bayere kumwe n'undi mushuti we witwa Kuki n'undi mu type babanaga witwa Gatete, bacuzanyaga imyenda. Yego. Se twigaga muri Apasi icyo gihe. Duhura Cosmos turi kugenda na Dudu, kubera Dudu wabo ni Nyamirambo. Batu yara Sezike. Sezike nanjye urumva nize muri primaire ku Ntwari. Sezike Nyamirambo.
niho grameri wanjye niho nabaga kwa grameri wanjye yego ariko icyo gihe tumenya na Skeleton ntabwo nabaga kwa grameri grameri yari yarapfuye noneho biba ngombwa ngewe ko njya kwikodeshereza ujya ghetto turahura rero ariko ubwo nari nakiga yego turahura ariko kumwe n'uwo kuki n'uwo Gatete umushuti we badutumaho akana kari kagiye kuvoma hara kwa King James neza yego nuko ndangije mbwira dudataka kuse tipe yakareka tijye nago nsubira inyuma tudaravuga atari kuse waretse tukagenda ngo kandi uri umusazi ni naho ngiye nago nsubira urabungu buri kudusifura bimeze bite nuko twasubiyeyo se yari umwana mwiza pe yari umwana mwiza ubona nta kibazo umwana uganira abamuzi baramuzi yari umwana uganira na kuki baratuganirije icyo gihe bajya kudushakira he n'inzu yego ahantu nashakaga inzu hari hafi yo kuri Apasi ndavuga wapi ntago naba hano byajya binangora no kugera ku ishuri yego uri kumva nitangira iki ndavuga ngo ndashaka ahantu wenda azajya mbasha gutega ubwo yarigaga i Kanombe yego ngo wigaga mu kangahe nigaga mu wa 5 senior 5 yego ubwo Skeleton turamenya nawe yakubita birangiriraho byarangiriye aho ahubwo umuntu wabaye inshuti yanjye cyane ni kuki wa mushuti wa Skeleton kuko kenshi kuki twigeze no kujya dusohokana nyine biraho nta kibazo ariko ari umushuti wanjye biraho bisanzwe ngera kuki ndamubura na Skeleton ndamubura nyuma aho nyine ishuri rirangiye na Skeleton yararangije kwiga yego Skeleton turaburana ariko neza noneho uwo mushuti wabo witwa Gatete hari undi mwana w'umushuti wanjye witwaga Brandine yego Brandine akaba nyine akajya banza Gatete ashobora kuba byandi by'abasore yaranamuteretaga wenda ubwo tuhita tugira iki tujya kureba Gatete ndi kumwe na Brandine bamubajije Gatete ndamubaza Gatete wa mushuti wawe wasetsaga byahatari mubaza Skeleton yego si yagiye he urumva sinanzi ni wabo wa Skeleton ngo ngasigaye biwabo ku Gisozi ngo si yarangije kwiga yego ngo amamagaye se tugasangira uri kumva muri kwa Gatete ariko se numvaga nyine ari ubushuti butazagirana hano ngo tunabyarane ntago nabyumvaga Gatete ati ntaribe aba mumaye kuri telefone Skeleton ari ngewe arasara ari kumwe na mama we icyo gihe sinza byambwa ati ndi kumwe na Mary turaza kuvugana yafashe n'ibyatse Gatete nimero yanjye aramamagara hari hagezweho rero Sun City Nyamirambo setarambwa ati wazamba bari he tugasohokana Sun City kandi Skeleton n'umwana w'umukajyatsi rwose urumva yakoreraga no mu biryogo icyo gihe acuruza n'imyenda yego ndamubwira ati ntaribi icyo gihe Skeleton ngewe kuko hari kuri Noheli aba bihorere yego hari kuri Noheli urabizi ngo ntari nyiri umukobwa nta bintu byinshi yego kuri Noheli ntago nari mfite undi muntu dukundana ngewe na Skeleton wenda arafite n'undi bakundana ku ruhande yego ariko mwari kuri Noheli nasohokanye n'umu boyfriend wanjye turasohoka ntago nshaka kumuvuga hano gusa Skeleton aramuzi yego turasohoka na Skeleton musanga he Sun City ubwo se twari kuvugana yego ntitwavugana nyuma yaho kuri Noheli Skeleton nyuma yaho yararwaye araremba ari kubyumve yego araremba ku rwego rutabaho ajya kurwarira Sainte Famille ababizi barabizi abashuti bacu ba hafi barabizi Skeleton yihereye mama we telefone ngamamagare kuri telefone icyo gihe nabaga mu Miduha kwa Brandine arwaye numva umumama aramamagara umva nitwari tuziranye bike amakuru ni meza Skeleton iwabo akunda kumwita Skeleton arwaye hano Sainte Famille tugurya na gutya none se ngewe kaguhaye nimero akubwiye ko ndi iki arambwiye ngo uri sheri we
uri kumva ze ngo yari yaragukunze yari yarankunze ngewe ariko yaranane Skito yari yarambonye n'ahantu henshi yambonye muri Touch hari umushiti wanjye wakoreragamo kuko niyo twaganiraga yarambwiraga nyine twaramaze gukundana arabimbwiraga yambonaga ahantu ariko ngewe yaranze ariko ngewe ntamuzi yamozagaho ijisho urumva yego nuko arangije mbwira Brandin navuga Brandin uziko ura Brandin aramuze uziko Skito ngo Skito bavuze ngo ni Skito arwaye waretse tukajya Sainte Famille yego izina ry'Imana nta n'itike twari dufite ibaze kuva mu miduha n'amaguru diriri zamuka Nyamirambo ukazamuka Nyamirambo ukagera mu mujyi tuba tugeze mu mujyi yego ndagenda sanga Skito kokosha yararembye iwabo hari bashiki be babaramenye nk'umusheri we kandi nari ntarabasheri ataranarimbwira ntago wasebye umuntu yego ngo ntago mukundana kandi ari no mu bibazo ari anarwaye nawe muntu ikintu nakoze gufata umubyeyi ukabati twaratashye bukeye bwanjye naragarutse yego uvuga ati ni umushiti wanjye nungutse inshuti Skito ari umwana mwiza ku rwego rutabaho ku rwego rutaba impamvu ntangiriye hano ni ukugira ngo n'abamuzi kiragiye ntabwo mvuga wenda ibyo Skito yakoze ni bibi cyane pe ni bibi n'ubu sindamubabarira ariko mbere yigeze kubaho umuntu nayo mpamvu twavuze ngo byose tubishireho yigeze kubaho umuntu ntago ariko yahoze nuko yego ubwo bukeye buragaruka naragarutse nza kumurwaza ndamurwaje bageraho nabo basezera mu bitaro ndongera nsubira kwa Brandin yari umubyeyi wanderaga ibaze ko nta n'ikintu twapfanaga uriya mubyeyi naranamubuze nabuze na nimero zabo yego ngize n'Imana nkazibona hari ababyeyi nshaka yuko mbonye nimero zabo nashimira ndaza kubavuga mu kiganiro yego nuko birarangira barabasezerera bagombaga rero kujya mu ngando Skito yararangije secondaire yego Skito akiriya nagiye kumureba yaravuye mu bitaro ndamureba nibwo cyo gihe yavuye mu bitaro mu ngando urumva yagiyemo naho avuye mu ngando urumva twavuganaga kuri telefone yego njya kumureba rero iwabo mu rugo ku hari kuri Saint Valentin sinzabyibagirwa ku Gisozi nawe nazabona iki kiganiro hazaba ari hose azabyibuka ibyo bintu hari kuri Saint Valentin iwabo ku Gisozi mu Budurira yego ndagenda papa wahari na mama we njya kumureba ngiye Skito nibwo yambwiye yuko ankunda ambwira n'inshuro agiye ambona inshuro nyinshi kuri Saint Valentin yego ndamuga ati ntaribi nta kibazo pe wa musheri wawe ubwo we nabonaga atabirimo neza ntabwo yari abirimo neza byari biraho nuko birarangira Skito nuko twatangira urugendo rero yego turakundanye Skito twarasohokanaga ahantu hose Skito yakora ikintu n'ubwambe Skito wumva yarataraba umusitari yego ndabyibuka yigeze kumbwira hari content yarashatse gutangiza ahantu kuri radio runaka ariko sinshaka kuyivugaho yego baranayimurya angisha inama arambwira ati ngewe nzaba umusitari mama top ni flash ni sinzi iyo nuze ni hagati ya flash n'indi radio nanjye sinzi nanjye kuko ibyo binahamaga binga ngiye nkamuseka rero namwe ati reka wowe nereka ariko washatse bidukora ko ibyo bintu bitazava wakicururije imyenda ukabiva ariko nkabona nyine afite umuhati yego tukaganira twajyanaga ahantu henshi cyane dukunda nta nubwo yajyaga asiga yacuruzaga imyenda umwenda wa mbere simvo ndavuga ibyiza yaba yarankoreye wenda aka kanya yankoreye ibibi ariko ndi kukwereka uko yahoze bwa mbere uko yari ameze bwa mbere ukuntu yari ateye yego Skito umwenda muzima yaranguraga imyenda yego yamara kurangura imyenda ya myenda iya mbere yajyaga atarajya gucuruza urumva yemi yakuragamo ya myenda ya mbere akayima twarakundanaga muri make yego ku rwego rutabaho n'umuntu wamboranaga na Skito ageze n'abashuti banjye akajya ngo atuwe Skito yarakuroze yego Skito yarakuroze uratekereza
muri Skate wamubonyemo ibiki? Yego. Hari benshi abantu babona iki kiganiro barabivuga muri commentaire. Yego. Byararangiye Skate turakundana bigera 2017. 2017 Skate yaje kuva iwabo ajya muri gatanu hano ku kibanza ruguru. Ruguru. Yego. Ubwo nasimbutse byinshi ntabwo twabivamo n'ibirebire. Ndangije nanjye ubwo nabaga muri ghetto i Nyamirambo. Taravuga ati kugira ngo tujye dukodesha ghetto ebyiri. Uri kumva? Ukodeshe kuko nari mfite akazi ngewe. Nyamirambo narakoraga. Narakoraga Kicukiro narakoraga ahantu. Ntabwo nshaka kubamamariza ahantu nakoreraga. Yego. Uri kumva? Nkishyura iyo nzu. Niyo nzu yo mu rugo kuko nayikodeshaga ya Kimisange ikaba yamana utwo dufaranga nkongeranya. Yego. Nuko rero sitarambwa ati rero waretse tukabana. N'ubundi ko dukundana. Yego. Turabana ku Gisozi nimuye ibintu turajya kubana ku Gisozi muri chambrette. Uri kubona kira gikoni cyacu cyo hanze. Yego. Niko yasaga chambrette mbi iva mugakuraho ibisaso mugashyira hirya. Mukegeza hirya amazi nka koropa agashoka. Akajya kuzunguza ansizaho nanjye wenda nkajya muri ako kazi kanje. Yego. Uri kumva? Ariko byageze aho ngaho mbanye na Skate ako kazi ndagahagarika arabyanga. Yanga kuhagarika akazi. Arabyanga ko nkomeza gukora. Akajya agenda wakajya gutigita tukaba turi kumwe. Mukajyana gutigitana? Akajya gucuruza imyenda acuruzaga imyenda. Yego. Hariya mu Biryogo. Akagaruka abona amafaranga tugasohoka nyine nk'abantu twabanagaho neza pe. Nyuma yaho rero 2017 yanaye mu nzu aragenda. Yaragiye nyine kubera ubushobozi. 2017. Yego. Ya chambrette twayivuyemo. Yego. Nyivamo nawe aragenda Skate yahise ajya kubana n'umuntu wiswe Gabiro Gitari. Yego. Gabiro biza kurangira Skate asubiye iwabo. Gikondo ubwo? Bagiye kubana ahantu mu Kiyovu. Yego. Rero birangira sinzi ubwo Skate asubiye iwabo. Nanjye ugakomeza ubuzima bwanjye. 2018 nibwo twongeye guhura. Icyo gihe agenda nta kibazo mwe mufitanye na kimwe cyari byari ubuzima. Byari ubukene. Byari ubukene pe. Nta kibazo twari dufitanye wabonaga ko ari ubukene. No gushwanaga ntabwo ubwo twarashwanaga ariko atari byandi byo gukubita. Byabindi Kareka Skate ntabwo yari bwatinyuka kunkubita. Oya? Yego. Nuko. Nimenyera ubuzima bwanjye nawe amenye ubuzima bwe. 2018 rero twongera guhura. Twahuye nanone ari kumwe na mutipe twahuye bwa mbere kuki. Duhurira hano nicyo kiganiro twagikoze twayagwa. Duhura ndi kumwe n'umuntu wankundaga ko Skate arajya akundana n'undi nanjye. Komeza ubundi buzima. Nanjye komeza ubundi buzima mbona undi musheri. Yego. Dusokana rero n'umusheri wanjye kwa Jiri Remera. Kwinjira kwa Jiri Skate bo basohoka. Skate akimbana ati ntago nava hano mu madobo yinjiye. Yakwitaga mu madobo. Icyo gihe twazi ni Sandrine. Ahantu Sandrine yinjiye ntago ndi bugire. Ko cyati ndabizi twinjire. Aramushera wanjye twari turi kumwe. Yaritondaga pe. Yaritondaga ku rwego rutabaho. Yego. Nuko ahita uwo kuki cyahita avuga ngo ngiye mu madobo ubwo reka nkoresha mu madobo ikano kanya Sando. Yego. Sando ngomba kumukura hariya. Ariko kuki bivuga? Ngomba kumukura hariya kuri ratebo y'abari abantu. Kuki kuko bari inshuti zanyuma kuki nubwo twatandukanye na Skate twajyaga tuvugana tukanahura tugasangira kuko yari afite undi mukobwa bakundana kuki yakundanaga n'undi mukobwa ni inshuti yanjye. Yego. Nubu ni inshuti yanjye umushire we bakundanaga mbere. Nuko ikintu noneho baraza baranganiriza ariko nukuki yakuganirizaga kumva nibyo. Tipe twari kuvuga bose. Tipe twari turi kumwe nawe gate. Urumva yarazi Skate. Yahise yivumbura ararakara. Abari kubisaragiye ansizaho. Wa muntu mwasohokanye. Yahise yivumbura ararakara. Ahuye n'umu ex. Ahuye n'umu ex. Yego.
twicaye na Skype kuri table turasangira. Mu gusangira rero ababanye baratashye n'ubundi waba hari ameze nko mu rugo. Natashye iwabo iryo joro. Oya. Akudisi mwarakundanaga. Yabibabaje mani, shitani ni umugome ku rwego rutaba. Twaratashye iryo joro nyine. 2018 ndi kukubwira. Banze iryo joro ari ryo yatwitiyemo Doughboy. Ubwo yari yarasubiye iwabo cyangwa yabaga iwabo mu nzu yo hanze, iranzu basenye yiwabo. Ubwo yari yaravuye handi kwa Gabiro, yari yaravuye Skype yubaka nka ghetto nkuko Doughboy yakubakira inzu yo hanze. Arahubaka noneho akaba yihaba nyine abaga iwabo. Iwabo rero ngiye kuko bari bananzi kuva na kera, bari banzi ko twakundanaga. Kandi nawe narisangaga ibaze ko naswe twe twarashwanya bano kwa Gabiro, ngiye najyaga ni wabo n'ubundi nibisanzwe. Najyaga bisanzwe. Yego. Banazi n'umuntu nkundana nawe iwabo nta n'ikibazo bibatwaye. Ko naswe yari afite undi bakundanaga. Yego. Nuko ubwo rero nuko rero twongeye guhura na Skype. Ubwo rero bibayeho Skype byabaga ngombwa yuko ntabwo ari kuguma aho ngana twise Doughboy, biba ngombwa yuko njya kuba ahantu hitwa Nyagasambu mvayo, ndaza mbwira papa Skype ko Skype yanteye inda. Yego. Ndaza rero ubwo njya kuba kwa Skype mu rugo iwabo. Babyakiriye gute? Ntago bari kubitindaho. Bari babizi n'ubundi, nta gushidikanya ko ari kurimo. Bari babizi. Ubwo naraje papa Skype ashaka ibintu byo kwisaza. Papa aramugate urasohoka hano, uyu mwana agomba kuguma. Papa abwira Skype ati wowe urasohoka sandaguma. Yego. Umwana ni impfubyi, ntago papa arakijwe, ni umudive. Ndabizi. Rero ntago nagira iki nasohotera umwana, ndabizi ko mwakundanaga mureke. Yego. Skati ikintu yakoze yarampunze. Acuruzaga hariya, yari yarasigaye acuruza imyenda hariya Nyabugogo. Yego. Mu mashyirahamwe. Aragenda ajya kuba muri ghetto n'abarwama. Yego. Urabazi barwama. Ndabazi bose. Nanjye mbaye kwa Skate aratamenyekana. Byari bitaraba kumenyekana. Yego. Nuko rero bagiraho bagera mu ndirimbo ngo bamvugirije induru, ngiye yabaye irandirimo ngo bamvugirije induru yayikoze ntwite Doughboy. Ubi wabo no. Ubi wabo. Yego. Nyuma yaho rero Skate ngiyewe naje kubyara. Nza kubyara Skate n'ubundi aba ku Gisozi. Yabaga ku Gisozi, yabanaga na Rwamo. Yabanaga na Rwamo n'ubundi. Ndabyara Doughboy, tuva kwa muganga n'ubundi njya kwa Skate n'uruhinja. Wabo nibo bakujyanye. Urumva n'ahandi nari kujya. Mu gihe wari utwite nibyo urumva Skate avuye mu rugo, umubyeyi aramubwiye ati niba udashaka ko mubana mvira mu rugo, wowe ugenda, ariko ubwo abantu banabyumve neza cyane ko uri impfubyi, nta bandi babyeyi wari ufite. Ntabwo nari mfite, kandi nanone iyo wabyaye gutyo watwaye inda niyo waba ubafite, reka nkubwize ukuri, hari ibintu umwana w'umukobwa ntago ababyeyi ntago babyakira. Yego. Ariko se icyo gihe yagendaga urumva n'ibyo arakora, byibuze mu gihe wari utwite yakwitagaho cyangwa yarivumba yarigendera burundu? N'ubundi Skate abamuzi yakuze nyine ari umutigisi. Urabizi. Ubwo uko yafashaga iwabo n'iwabo bakongeranya ku bushobozi bwabo. Yego. Yagiraga uruhare akakora kagira ibintu yohereza. Yego. Nuko ndabyara rero. Ubyaye Doughboy. Ubyaye Doughboy. Nabyaye Doughboy ndwaye malaria nenda gupfa. Byo ntago nabyibagirwa. Yego. Ibindi byo ntago ndi bubivuge. Hari ibyo ntari buvuge. Yego. Ntago byari bimeze neza gusa. Akimana irahaba urabyara. Nari ndwaye malaria kandi Skate ntago yashatse kuba yamvuza. Umuvandimwe wanjye ni wampa amafaranga njya kwa muganga icyo gihe. Urabizi twite ntago bagwa kwa tembe, bagwa paracetamol. Yego. Ukarindira igihe ubyarira biba bikomeye. Nyuma yaho rero muri iyo minsi 3 ubwo nahaburaga nk'iminsi 3 ngo mbyare, njya kwa muganga Kacyiru, mama waranjyana. Yego. Mbyara Doughboy anavukana ikibazo. Doughboy yavukanye ikibazo cy'ubuhumekero.
bamujyana muri Neo. Skayito yaratigise nk'umugabo, ntago mbeshya, yaratigise umwana tumuvana muri Neo, ntako aba Skayito rero. Nuko yego naje kwa Skayito, ndakomeza ndahabanza kuhava mu buryo bitameze neza, ntago nahavuye mbishaka. yego nahavuye kuko hari uko bitagendaga neza, simbivuga hano, nta mpamvu yo kubivuga. Rero njya ahantu kuba Inyamirambo, ahantu ku meri wari inshuti y'abashiki ba Skayito witwaga Diane. yego mbaye naho ntago bose mwari muziranye. oya uwo Diane yari inshuti yabo nyine, biraho ngenda nabwo batabizi kwa Skayito. nagiye Diane ahankuye kuko yabonaga ubuzima bwo kwa Skayito bugoye kuri njyewe. yego umubyeyi ufite umwana w'uruhinja cyane, hari uko bitagenze neza, simbivugira. yego nuko rero nza kugira iki kwa Diane, nawe ntago byagenze neza, urumva yari afite urugo, nagombaga kuva mu rugo rw'abandi. ndagenda rero njya ku Gisozi ahantu Skayito, navuye muri Covid n'amaguru, mvuye ahantu bita mu Nyakabanda ngera ruguru y'urwibutso ahantu Skayito yari akodesheje ku rwibutso ku Gisozi. yego mageze Skayito ntago yigeze yifuza yuko twakwinjira mu nzu, njye na Dobo yaradusohoye. yarabasohoye cyane, uhetse uruhinja. ndi kukubwira intandaro by'ibi bintu. yego aradusohora, amaze kudusohora, ariko nawe nta bushobozi yari afite. aha ngaho ntanamuvugira gatoya, wenda ashobora kuba yaratekerezaga ko nta bushobozi afite, aho kudutera umukobwa inda akavuga ati ibi bintu ntaratara niyubaka ataraba n'umusitari, aho wamwumva. ibyo birarangira, turara ahantu ku mushuti wanjye yitwa Classe ku Gisozi n'ubundi. babaga mu gipangu kimwe ahantu no ku Gisozi, twaranahabaye na Skayito tubana, niho ha kabiri twabanye nyine ku Gisozi kwa ba Jacques. nuko birangira ndahava, naravuye nsubira kwa ba Skayito mu rugo iwabo. basubiye biranga, ndavuga ati ibi bintu, umuvandimwe agira inama ati siranzu y'iwanyu kirimo umupanga, habagamo umucikacumu, umurenge yishyuriraga. yego uwo musaza rero n'ubundi yaraziranye no mu rugo, yaziranye n'ababyeyi banjye batarapfa. yego tante wanjye rero amushyira muri iyo nzu ku rwego kugira ngo inzu itazapfa. n'ubundi kuko nakuriye kwa tante, nari nkiri umwana, ntabwo nari kujya kwa ababyeyi banjye kuba barapfuye ngo nzajye kuba muri iyo nzu. yego tante biba ngombwa ko antwara nyine. ubwo abashyiramo uwo musaza. yego Skayito tuba kwa Diane ese yamamara, ka kaboro ka Sirenge bagaye kaba karatwitse. mbona ahantu hose bamupostinze, ndi kurwana n'ubuzima. we na papa cyangwa batwika ngewe ndi kurya imyanda sha n'uruhinja. atananyikoza diaspora. urabizi iyo umaze kuba umusitari, urabizi uburyo abakobwa bakwirukankaho. nkabona yapostinze ubwuki, ngewe ndaho ngaho n'uruhinja. nta posho nta kintu. posho ry'iki? nta posho icyo gihe yampaga. wari papa gukimama cyane, cyangwa yaba yangire n'impuhwe akaba yayampa umwana yarwaye. biba ngombwa rero, hari umushuti wanjye wapfuye twiganaga kwa Haji, abamuzi baramuzi, nta nubwo namushyinguye disi. yari umwana nyine twabanaga muri ARG yitwaga Desire. yarapfuye ntwite Skayira, kandi iyo twite ntabwo wabasha kujya gushyingura. Desire yabaga azi ibibazo byanjye. ndagenda ndamuganza hamwe ko kugira ugume kwa Skayito, wagiye mu nzu y'iwanyu, ndani wampaye igitekerezo, ndagenda ku murenge ndirukanka, inzu yanjye barayimpa. bamaze kuyimpa, Desire ni wampaye matera. umukuzine wanjye yitwa Fafa ama amashuka. papa wa Skayito yampaye couvrer. bita njya kuba mu nzu yo mu rugo. urumva hari harimo n'intebe, hari harimo intebe zacu za kera zabagamo. umusaza urumva yabigumanyemo, ntambara yararangiye yabigumanamo, ibintu byacu bigumamo. wasanze inzu yarayifashe neza? yarayifashe neza kuko yari umuturanyi n'ubundi.
w'ababyeyi banjye batarapfa muri jenoside. nawe yarokokeye aho. yarokokeye hari Nyarurama, ababizi barabizi. nuko mbamo n'umwana turahabaye skate yakoraga muri Mika Fashion. Igihe kimwe ari yajyaga aza kureba Doughboy, akaza moto ikamuparika, akaza kareba umwana ahita yurira kuri moto. Ubwo nyine wumvaga ko ngiye nari nciriritse muri icyo gihe, kandi we yaratangiye kwamama. yari yaramamaye yibagirwa ko tutari ibyo twacanyemo. Akaza moto nayo igaparika aho ngaho ikahaguma cyane, akose yakayimuha umumata cyane. nuko rero ahantu ndahabaye mu bibazo sinshaka kubicamo, hari aho nabivuze mu kiganiro kwa Emi. yego ndahabaye bigera igihe mbona yuko n'ubundi sikahita urumva ntabwo agomba kumfasha, nanjye ngomba guhindura ubuzima. nicaza tante wanjye yari akiriho kwandeze, ndamubwira ati hano hantu, arambwira ati ahantu ntabwo Farije yahakubakira, yego ikintu ugiye gukora ahantu ugomba kuhagurisha, wamara kuhagurisha ugashaka ahandi ugura mwana wanjye. icyo gihe araje n'ahasura, aransura aranahareba pe, yego kwa musaza we. nuko rero yego nuko rero ahantu narakomeje. Doughboy ariko yakundaga sekuru, twavaga kwa skate akaremba andi bikambwira ati rero uyu mwana impamvu aremba na mwana wacu ujya uba mu gasozi ntibibaho. umwana nkongera nkamusubiza he mu rugo. rimwe rero naho ndongera mfunga umwuka, umwana amusubiza mu rugo. noneho ngenda ndarimba ku rwego urumva no kubona umuntu mwabyaranye ubona ari guhitinga nta kintu agufasha. wabona nyine uzi se abahungu sinzi ukuntu muteye, abagabo ukuntu muteye, mwibagirwa vuba ku rwego rutabaho. yego umuntu wibagiwe ko mwacanye mu bintu no kwamamara, wenda n'aya masirenga yajyaga yavuga nyazi tuyaziranyeho akambwira yego, ukabona abonye wenda abonye ukuntu abaho neza, ntabe yagutekerezaho, agatekereza wa wundi umeze neza, kandi nawe wari umeze neza cyajya gutereta. nuko ikintu cyabayeho rero, nararwaye ndarimba, se baramuhamagara, ari kumwe n'undi muhungu w'inshuti yitwaga Sarikode. baramuhamagara ndwaye, ambulance yaje kumfata ari iwacu mu rugo aho mvuka, muri uwo mudugudu. tunagiye nabo bakubwira icyo gihe abamama bagutukiye sikayito, umwana wacu uramwishe, reba ukuntu meze nabi, banjyanye kwa padiri meze nabi kweri. nuko kwa padiri Fafa niwe wangezeho, tantangira yahise yohereza umwana waza kundeba. papa sikayito yahise ahagera n'imfura, ndanamushimira cyane. nubwo umuhungu we yahamemukiye ntago nabimuziza, uyu mubyeyi ntako atatugize pe, ntako atatugize aho naba mbeshye. nuko araza, ubwo biba ngombwa yuko rero Doughboy urumva sikayito yaje gufata Doughboy ubundi ngamutware. umumama nari narahaye umurima ahantu nyine hirya agaparise yahingagamo w'umucecuru yitwa mama w'Imana, ahita aravuga ati ntago uyu mwana wamutwara, Sando yarwaye kuri uyu mwana, uribeshye ukamutwara, ntibibaho. umwana baramuhisha, Doughboy baramuhisha. nuko twajyanye na sikayito ansiga mu bitaro, mu bitaro aragenda. asiga yishyuye cyangwa ntago yishyuye, umuvandimwe wanjye niwe wishyuye. nuko nza kuva kwa muganga, nagombaga gusubira iwacu. yego papa sikayito aravuga ati ntago waguma hano hantu wenyine, ngwino n'ubundi mu rugo ugira iki tukurwaze. nifura rwose tukurwaze, ntago wahaguma. yego ikintu nakoze, baje kumfata n'undi papa witwa Papa Thierry w'inshuti, ni papa Fisi ngira ngo. yego n'abavandimwe kwa sikayito baranjyana, nari ndwaye ndembye. nacaye iminsi mba kwa basikayito, hariya rero iwacu leta haboneka umukiriya. ko n'ubundi nari narahashyize no ku isoko kugira ngo nanjye ndebe yuko nakomeza ubuzima. habonetse umukiriya ndahagurisha. icyo gihe uri kwa sikayito? ndahagurisha.
yaragiye hari kuko ni nawe yapfuye nyuma maze kugurisha hariya. Yego. Ubwo maze kuhagurisha nahagurisha nayo ndi kumwe na papa Skyto na mushiki wa Skyto witwa Sinanga bakurikirana. Yego. Ahantu twarahagurishije tante kuko niwe byari binanditseho arampinduriza tujyana gukora meditation nk'umubyeyi yaranganirije. Yego. Wenda sinamwumvishije n'izi ngaruka zose ni ukutumvira tante wanjye masenge wanjye wandwanyeho bandwanya akandera mu bwana akanderana n'abana be. Hari byinshi yanyigishije sinshaka kubivuga hano ariko muri make wenda ntago nabivugaho yaramfashije cyane. Nuko rero yangiriye inama arambwira tugomba kugura ahandi hantu ugatangira ubuzima. Icyo gihe baguha amafaranga? Bamuhaye amafaranga miliyoni 11. Zari 11. 11. Bamuhaye. Ukaragenda mukora meditation? Kora meditation n'umuntu wahaguze yari umuturanyi wacu. Yego. Yego. None ndangije subira kwa Skyto amafaranga papa Skyto yarambikiye n'igice cya 5 yakuyemo pe. 11 cyane. Arayama mu gitondo arambije njyana kuri Equity. Yajyana amafaranga ndayabika. Yego. Sinzi umuntu wabwiye Skyto uko nagurisha urumva ni waba ni barabimenye to. Skyto ntiyanyikozaga. Yego. Haciye iminsi 2 ati wararwaye ugomba kuza nkakurwasa. Akabivuga nake. Bangiye kwa Rujugiro urumva yari yarakize yarabaye icyamamare. Bagiye kwa Rujugiro. Kandi yarakugejeje kwa muganga akaguturema. Akantayo. Bangiye kwa Rujugiro ndashyushya ati umugabo arampamagaye. Amatwari mu rupfu niyumva. Yego. Umugabo arampamagaye reka ngende sha papa w'umwana wanjye. Ndateze ndagenda. Padagiye ngezeyo. Anyakiriye neza ubwo yakoraga muri Mika. Yego. Nuko ndicara ubwo sinajyaga ngera muri iyo nzu nge reka satararwaraga abashiki akaba ari bajya kumurwaza. Yego. Nge magere wigundiriza njya gukwamirayo reka yego ntabwo byabaga ko nkwama ati naza arakwamira hano reka imwe akanamisha naho yabaga akaho kwa Rujugiro nari impasi yego umwana nawe kudaraga n'aba diaspora yezanye mirambo hari uwo bakundanaga nzinda namuvuga nawe sindi butinya kumuvuga ngo witwa Charlotte wari washaka kudivorce ngo n'umugabo ngo bakabana Charlotte uze kuyumva diaspora uri kumva bakajya muri ubwo iryo joro urumva naraharaye na Doughboy ubwo ise ufata n'ubundi Doughboy muva mu yarambwiza na Doughboy ndagenda ariko nk'umuntu ugiye kumusujyanya umwana gusura giye kujyanye gushyira umwana asenga baganira ndagenda ndagira ndaharara ariko iryo joro marara seto yaribetaga akajya muri toilette akajya urabiza amasaha y'aba diaspora yego akajya kuvugira amajoro akavugana na diaspora wiwe diaspora zirabizi abakobwa bafite n'ukuntu bagira ifaranga giye ntaryo ngira kaba yamutamo sheri kandi ubwo ndyamye muri iyo nzu yego nuko nyuma yaho niyo sika tubyarageza bikamurambira oya ubwo munsi ya kabiri naho ngase ko nshaka gutaha ngo yango buretse gutaha wari warangiwe kugera mu nzu warangiwe kuhagera uwo munsi aravuga ati goma hanga nuko uretse gutaha taguze ukuntu ibintu bimeze ati ngiye tugiye kubana ikagira inkuru ubwo sister witwa Mamugisha bakundaga kuvugana ibyo bavugana yararwaye muri iyo minsi nyamwe arabonye anniversaire yabereye kwa Yago namukoreye surprise sky tugena Yago yego umumama wari urimo wari warakoze n'uzagenderaga kumva ngo nshitse na sky akube yarakize umuvandimwe nyine mushikiwe mukuru yego urukundo sinabitekereza nabizi abantu bemeye ko bana na sky tubari ba uravuga ati agahiti yarakabonye kinongeye kwigarukira kuri papa w'umwana wanjye abantu babyumva yego gure twarabanye turabana nari bintu bisanzwe abashitwe bakaza ndamubwira ati tugomba guhindura ibintu tugomba guhindura umuntu ba muri ghetto banye n'umugore hari bihinduka yego ubwo rero nyuma yaho urumva ntabwo nari kuba ndyamanye amafaranga ngo nyaryamane nceceke oya ikintu nakoze
nahise mbwira se turambwira ati mu rugo narahagurishije nturambeshe ni ukuri narahagurishije teoya ntiyabitindaho kiri yambereye imfura pe simbeshye yego narambwira ati rero tugomba gushaka ahantu tugomba kugura turere umwana wacu ejo niyo twakodesha ariko umwana wacu afite ahantu kumuteganyiriza umunsi ugomba guteganyiriza twaraje tugurira hagire rabireje tubara kuhagura tujya kuba ku Gisozi rero twavuye kwa Rujugiro tujya kuba ku Gisozi mu bukode handi n'ubundi sikate yabaga muri gato mu kazu kari tuba mu nzu yaho nini yego ntabwo byagenze neza hari hafi y'iwabo ndamwana twakomeza gutura hafi y'iwanyu nubwo twazaga muri iyi nzu ntabwo yari ikoze neza sikate arayikoresha yarakoraga simbeshya yarayikoresheje inzu rero itangiriro ry'imiserero yego hari ifoto nari narakoresheje y'ababyeyi banjye papa wanjye baramwishe ntabwo nigeze mushyingura yishwe muri jenoside yego yego ndapfuye muri jenoside ntabwo nigeze mushyingura nta n'umurambo we twabonye ngo turashyingura fata rero ifoto yanjye tante yari yarabitse ya papa ndazifatanya ni iz'ababyeyi banjye yego manika hano yari imanitse hariya hejuru yari imanitse hano hamanitse abadoboye ahangaha yari imanitse aha ubwo maze kuyihamanika yego sikaritu habaho ikintu tuyumva amabwire ndizera ko umuzeme yumva amabwire ntabwo abasha gushishoza aragenda yavuye hano yirukanga ati mama arampamagaye byahatari saguhamagara cyabaye kiko papa wabo akunda kurwara diyabete ndavuga ati wenda shokwa byari mu cyunamo shobora kuba hari ikibazo kibaye sikatagenda nta mukozi nari mfite yego sikatagenda yirukanka hano hari umugore wabyaranye na mukuru wa Skyto yego mukuru we uwo nguwo watumye banca ugutwi mwubi Gisenyi mwe mugufi uwo mugufi ronta mwe watumye banca ugutwi yego nuko uwo ronta nawe reka muvugeho gatoya narakomeza kuri iyo foto uwo ronta n'umwana mubi udashima ronta nkubwira uri umugome nta kintu wifuriza umuvandimwe wawe ndabizi wamwigiraho mwiza mwaronse ibere rimwe umugirira ishyari ronta nakurerereye umwana mwishyurira ishuri wanyu barabizi ku mafaranga y'iwacu na sikate arabizi ariko icyo wanyituye ni iki ngiki wajya unteranya na sikate inshuro nyinshi wamvuzeho amagambo ntabanga wigeze ungira ntabwo wigeze ungira inshuti nk'umuntu wagufashije umwana kankomeze uwo mugore we yari hano umwana we yabaga hano ariko mbere y'uko uwo mwana aba hano wa ronta njyewe nari narishe ishuri ry'umwana wa ronta adahari ronta yari aragiye aba Uganda yasize ateye inda nawe arigenda cyane ubwo uwo mugore we yari ari hano icyo gihe rero mu kuba yari ari hano icyo gihe nibwo Skyto yagiye ajya iwabo agera iwabo ibyo yavuganye na nyina simbisi gusa ikintu nzi bavuganye cyanambabaje baranabizi no mu muryango wabo ntabwo byari ngombwa wenda ko mbivuga gusa byarambabaje kugira ngo mwumve ibintu nagiye ncamo mbere y'uko Skyto avuga ko ndi umusinzi nawe ari Emi nawe nubyumva wakidroga inzoga kumva twebwe dushaka abagabo nk'imfubyi ubumva ko umugabo azakubera byose azakubera musaza wawe azakubera umubyeyi nkuko Skyto nabonaga siwe muhungu wenyine twakundanye ariko mu bahungu twakundanye nabonaga Skyto ari wo muntu unyumva nganiriza ko ndi imfubyi akanyumva kandi ukaba umufitiye n'ifu nkumva ko ari uzanyumva nkumva ko ngira iki yego ndashaka kugaruka ku kintu Skyto yavuze ngo ndi umusinzi impamvu ngiye kubivuga ni iby'ifoto y'ababyeyi banjye yego Skyto arageze iwabo rero iwabo bafite ukuntu bambabarire pe ntago ari bose umubyeyi sinumva ko nakumva doboyi
Doboy nashaka nk'iki gihe niba nzajya ku ruhande rwa Doboy gusa ntabanje kumva umukazana wanjye ntago bibaho. Mama we yaragiye sinzi hano yakuye amakuru secretary yakuye kunywa inzoga yaragiye arananuka nukugira bamenye ahantu amakimbirane yavuye mbere na mbere apana kuvuga ngo mama Doboy yitwaraga gutya ngo nditwaraga gutya. Yego. Nuko ifoto ibifoto sikatagira haravuga ati rero ngomba kuguha amafaranga hano urumva nagwaga nko ku nzoga nakibuka iyo foto nkumva ndasaze. Urumva utarashyinguye umubyeyi wawe urumva igikomere umuntu afite tugatanya kurwana sikata ko nkabya sikatagira ansaba imbabazi ngeraho sa nk'uwe niyakiriye. Ubwo rero haje kuzaho ibindi bigare akomeza mu bigare bye. Yego. Mu bigare bye nawe urabizi bakamaro ibiki n'ibiki ibintu byinshi cyane. Ariko tukiri aho ngaho ndagira ngo ubwo turi buze guhita tuninjira kuri ibyo ngibyo hari ibyo by'ibigare ugiye uvuga ariko ndagira ngo tubanze tuze kumva bimwe mu byo hari ibyo Sky2 nabonye yatangaje ubwe. Ubwo ni nayo mpamvu nakubwiye ngo tubuze ibintu byose kugenda tubishyiraho umucyo abantu baze kumenya ukuri kose kw'ibyihishe inyuma y'ibi byose. Dore hari imyaka 10 mbanye n'umudamu njyewe nawe twagiye tugira abajyanama bose batwikuraho baravuga ati aba bantu n'abasazi aba bantu n'abasinzi. Twebwe imiryango yagiye tuganiriza inshuro nyinshi cyane imiryango igera igihe irananirwa bigero baduhereza abayobozi b'umudugudu barananirwa batwohereza kwa gitifu baravuga ati aba bantu ukuntu bimeze abantu uretse kubahereza za gatanya bagatandukana umwe akabukwe n'undi akabukwe aba bantu ntibashobokana kuko bose umwe ni umusinzi ku rwego rukomeye n'undi ni umusinzi. Mama Doboy ko aryamye mu ntebe ni kare kunserereza nanjye ahita mfata telefone ahita muri kodinga boro y'iminota 4 n'amasegonda 48. Urumva ko boro y'iminota 5 n'ibitutsi byose byari birimo n'ibintu byose yavuze byose mba ndabifashe. Umudamu akibibona yahise ansimbukira umusa sinkubeshye ntabwo ndi kwirarira yaransimbukiye bamfasha wakajwigana n'indyamye. Urabona mu rugo urabona bino bitebe binini urumva ngiye mu rugo nahinduye intebe nigure bya bitebe biba bimeze ukuntu binini by'ingagari nyine ndabizi naryamye muri kimwe nigaritse nyine. Yego. Abarakinsimbukiyeho saa kinsimbukiyeho bafashe telefone mbanyibitse mu myanya y'icyubahiro cyanjye hagati y'ibirayi bibiri mu bugabo nyine turwana no kugira tuyikuremo. Onagiye mama yake ni igisozi. Ruba ubwo nanjye nta kindi kintu nakoze narwanye no kumwaka telefone sinzi ukuntu nakoze rero ndarahiye imbere y'Imana ishobora byose gusa ndanaryemera ndanarisabira imbabazi. Mama Doboy njyewe naramusunitse kurumva njyewe ndi umusportif nahise musunika abagura urabona kamarade wazi mu rugo urabona ka kabati kanjye kari ibirahuri ndabona karetse Mama Doboy abakubise umutwe w'abiswa Mama Doboy yambaraga amaherena menshi ku gutwi. Yego. Umusa sinkubishye nagiye kubona mbona icya kirahuri kiba kibazi iki kwa gutwi amaherena baratakaye. Ubwo nanjye kujya kumwegura akaboko kanjye ka hano ka tatuwaje n'ibiki kaba karabaze n'urutoki ibintu byose babigenze gutyo. we mu gusobanura avuga ko wamurumye ugutwi ukakuvana ugacira hasi wamara gucira hasi nawe ugahita witema reka mubaze kamara ibyo bintu bibaye narubwatse mu madobo bikuremo. Yego. Uburetse nkubwire hano turi mu rugo hari abana baba hano mu nzu baba hari niyo miserero yabaye. Sky2 ubwiwe uretse ntaravuga kuri iryo jambo yabwiye bakamaro ko yuko namutemye ugutoki n'ikiganiro Pionika yakoze uzagenda uzumva kabivugamo ndamukata aho ngaho aravuze ngo yaransunitse ngwa mu kirahure cyaka kabati iyi TV stand ntago ari byo ntago ari byo nari ndyamye muri iyi ntebe iyi hari ukuntu umuntu adasobanura ibintu byose. Yego. Noneho ndyamye muri iyi ntebe urumva twavuye hariya kwa Gasongo navuye kumujyanira umuti tuva kwa Gasongo twari twasohokanye turaza. Yego. Nk'umugore n'umugabo yari yicaye muri iyo ntebe wicayemo. Aha ngaha nicaye. Mamagara mukuru wa secretary ibyo yari yamvuzeho abwira Eftari
yakoze nyine twavuganye na mukuru wa Skate ashyira conference noneho mbwira Ronta ndamugasero iyo ufata ibintu byacu byo mu rugo nkuko yemi twavugana ukanyumvisha n'undi muntu ujya hano ukarara ukamara n'iminsi uri kumva noneho ati gute ufata ibintu byacu ukabishyira hanze ukabyumvisha rubanda twe tudashaka kabimenya wewe wari umuhamagaye kumuvana kuko yefuta ukuntu ateye niyo yabonaga nshwanye na Skate ari ukuntu barabivuga bahari abantu rega bavuga guzwa akagenda akaba yabwira undi muntu ugiye numvaga rero ntabishaka ibintu twa tugiye mu kagari nuko rero muhamagara ndi hano mu ntebe uzi ukuntu Ronta ambwira ngo mpereza umugabo wawe utuvugana aranje ahita aravuga Ronta atambwira ngo se ngo ntabwo uratandukana ngo uwo mugore ngo kuki mudatandukana nk'umuntu uri kubivuga gutyo giye nahise mpaguruka Skate yicaye muri iyo ntebe ndahaguruka mpagarara hejuru ya Skate ari kugira mbwira Ronta ati wananiwe kubaka urugo rwawe kuki ushaka gusenya urugo rwa murumuna wawe yego nuko Skate mbona yabigize iki yabigize intambara numvisha ayesa nambwira nabi Skate Ronta ayesa ambwira ngo mubwiye ahita ambwira ngo ziba wandaya we koko si ubwa mbere Ronta ngo ndi indaya ubwo Ronta abantu bimenye ni byarabimenyere no twasangiraga tugashwana kandi sirajya gashwana nawe kenshi yabona shwanya na Skate akabyivangamo yaranukaga ngo ndi indaya aho nkaho yavuze ati bano bantu reka mbunge ko nanjye ubwo urumva nanjye ndi umuntu ahise mutuka nanjye yego ndamutuka uyu rero Skate yumvishe mukuru we uko mututse yesa nk'ubiturushyi mukungu biturushyi oya mbere yaho hari ibyo ntavuze mbere yaho nacomekaga televiziyo nacomeka televiziyo Skate akata comora araronje bamuhana inyuma y'intebe umugozi rwa raronje akawucomora mpambwa uranshaka iki muri hano muri uranshaka iki kuko umwana w'umukobwa yari ari gushyushya ibiryo hepfo uranshaka iki akomeza nyiyenzaho nibwo rero navuganaga na mukuru we arangije Skate ankubita urushyi yankubise urushyi mpagaze hano nabyutse hano mu buriri wavuye muri iyi ntebe mpagarara hano nari mpagaze hano kuko twarwaniraga n'ubundi gucomeka nuze raronje n'ibyo bintu bivuga ngiye hari filime yanjye mba ndi kwirebera hari yego ubwo ahita nkubita urushyi ankubise urushyi kuko Dobo yari afite ikibazo kwa muganga batuje no guserera bireba kaba nashatse gusohoka hari yego gusohoka ugende hanze Skate ahita yongera arangarura ahita nkubita muri iyi ntebe ushatse gusohoka ahita yongera mukungubita mu ntebe ahita mfata mu ijosi nishingo mvuze induru mpamagara Solange nambwa Solange mbabarira ngwino n'aba Solange yaje gutabara Skate amukubise umugera ahita amukubita iyi tabure iri hano ayimukubita mu gatuza gutya iyi ngiyi iyo aba mukubise iyo taburo hano amukubise taburo undi umwana ahita amugati hamagara mu gihe ngiye kweguka urumva umuntu yagutsikamiye ari kukuniga mu gihe ngiye kweguka Skate yasa afata ugutwi kaba ibyo nkubwiye umwana ba hano barabikubwira bose yahise afata ugutwara kuruma ahita acira ku meza urumva we avuga ko yaguhiritse oya umva si by'icyo kirahure icyo kirahure rero icyo kirahure yahise agira iki yabonye yuko ankoze ibyo oya narakomeje urumva n'ibiki n'ubwoba n'iki ndabwa reba ukuntu mvishije amaraso ariko kaba sinamenya yuko nakomeretse cyane ntago nabimenye kuko nta n'amaherena nari nambaye nta maherena nari nambaye nari maze iminsi nambara amaherena nta maherena nari nambaye noneho ndavuga nikuraho ndavuga bya bindi n'ubundi yarasanzwe ankomeretsa rero nta mu ngo yose ibinkovu zose yarasanzwe ankomeretsa nkomeza nicara muri iriya ntebe nashaka gushyiramo filime noneho arangije ariko urumva nahise mutuka n'umujinya reba ibintu nkoreye reba ukuntu ungize n'ibiki ubwo akicaye aho ibyo kurwana abarandi kodi ntabwo ade mukuru wa ni uteye ibintu turashwana niba ari coding agasimbise yego kaba yahise amena iki kirahure kuko yabonye ku gutwi kwabaye we yari yabibonye yahise amena iki ikirahure cyangwa ntiyavuze ngo ibirahure nibyo byamukase yego yahise amena ikirahure ahita yikatisha
arikatisha do ureba ndeba ubaze uyu mwana ndeba kugira ngo ashyire nuze ko namukase nanjye kubera mbonye uko nagize kaba skate atasohoka ariruka n'ibirenge yikataguye ariko bitari ibya cyane wabonye ko skate nta bikomere afite ubwo inyama zanjye niba yandiye niba yararumye aracira niba zijyanye mu kanwa niba yaraciriye sumbaza aragurutse aragiye kaba aba aragiye none ikintu ndi kuvuga kari kuvuga ngo ibirahure ngo nibyo byamugize mama Doboy kaba yarabwiye bakamaro no naye minyawe ko ari njye wamubagishije ibirahure ibyo bintu bihurira he njyewe unyemerera uyu mwana ndemera aze hano avuga ukuri Solange yego ndabyemera mbere yo kugira ibindi bintu mbaza turamushyiraho nawe avuge reka tumuzane Solange ngo tuzanye Solange nk'umwe mu batangabuhamya b'ibyabereye ahangaha byose kuko Skate aragira ati njyewe umudamu niwe wankase ati nawe ukavuga ati nyuma yuko andiye ugutwi yahise afata ikirahure arakikatisha ariko Solange ibyo byose nk'uko wabitubwiye aranatubwira uko yaje ahangaha agakubitwa iyi taburo nk'umwe mu bari bahari sora byagenze gute kugira ngo intambara mu rugo haze kuba intambara bize kugeraho Skate yadwana na mama Doboy ikageraho anamuca ugutwi ariko nk'uko mbikubwiye wumvise ko we wari uhari ibyo byose Skate akavuga ko ari umugore wamukase ariko ibyo byose turagira ngo uze kudusobanurira buri kimwe akantu kose nyine ukuntu byagenze yego mama Doboy yari yicaye hano noneho batangira gutukana papa Doboy atuka papa Doboy yari ari kuhamagara nyine bari kuvugana na mukuru we Ronda yego arangije atangira mutuka atuka uyu nguyu ngo ni indaya papa Doboy mama Doboy aramubwira ati wabwiye uwo nguyu uri kunuka nyine Rotari utuka mama Doboy nyine ngamuhagarike papa Doboy abaranje mama Doboy yicomekera televiziyo ari kwirebera nyine yirebera filime papa Doboy atangira mwiyenzaho acumukura televiziyo mama Doboy kuko yari aryamye muri iyi ntebe agasubirayo nyine akongera agacomeka yego noneho ubwo papa Doboy akubita urushyi mama Doboy ureba ndeba mu gihe nari nje gutabara amanurura kiriya gishusho nyine atangira nyine ankuraho amonza ankubita akimanura yarakiguhindishaga ngo gende yarakinkubise aba nyine afashe mama Doboy amwonamisha nyine kuri iyo ntebe muri iyi ngiyi kuko kumura umugutwi nyine nanjye nyine kwagutabara kuza nkubita ikintu za ngwiriye aba nyine afashe inuzi kariya gataburete agakubita kuri iriya toronovisi cobi yicayeho agakubita kuri iriya toronovisi biramenetse ayita agakubita kuri iriya TV stand yakubise aka gataburete arangije nyine abafashe ikirahure yikatanga ku kiganza ureba ndeba njyewe nanjye nyine ngira ubwoba mama Doboy kuko yari amaze kumura umugutwi nyita mfata amatelefone ngo ngere abantu mamagara yego ndebye hano haruguru hari umumotari wari uri kuhanyura nyine ngo azadutabare nawe nyine mbona arizamukiye natwitayeho yego ndavuga ati kamfunge hariya hepfo papa Doboy nyine ataducika ko nasohokaga nyine nageze hanze nawe yafunguye hano ahita agenda n'ibirenge yafunguye hanga urugi rwo hanze n'ibirenge yego uragira uti yafashe aka gatabureti amena ikirahure arikate yikase bingana gute yikase nyine ntago ari hanini ni gatoya cyane nyine amaraso aragira yacitse igisebe atangira ahita azamuka ahagarara hariya aravuga ngo kanigendere n'ibirenge ubwo hari nka sangahe hari nka 6:30 z'amanywa z'ijoro saa 6 z'ijoro ubwo abaragiye namwe musigara ahangaha mu rugo natwe twasigaye hano nyine tuhita tuzamuka nyine ngo turebe abantu badufasha yego
tugeze ruguru iriya nyine abantu binaha nabo nyine kubera sikarito yagiye nyine papa doboyi nyine bakanga kudufasha pe kuko bamuzi nyine. Niwe wari wagiye mama doboyi yasigaye mu rugo? Nawe nari twari turi kumwe nyine ngiye kureba ba Keriya kugira ngo bamufashe agere kwa muganga. Yego. Kuko ntabwo yari gusigara hano n'ibintu sikahita mukoreye yari no kumwica. Yego, reka tugushimire ubwongere. Yego, hari bamwe mu bashuti bavuga ko hari ishuti ariko na sikahita ubwe hari ibyo nawe agenda yivugira bavuga ko mama doboyi hari igihe ajya ava ahangaha akagenda akamara icyumweru ataza ahangaha, ariko impamvu tukuzanye wowe uri umwe mu bantu babana mu buzima bwa buri munsi mubana hano mu rugo, ibyo bijya bibaho? Ibyo nyine bibaho. Hari nk'umunsi byabayeho icyo gihe papa doboyi yafata gaze agiye kudutwikira mu nzu twese. Arangije nyine tunyita nterura abana tuhita dusohoka tuhita tugenda nyine kuko yari yarangije gufungura igitambi cya gaze agiye kudutwika. Turagenda. Yashatse kubatwika pasikayito? Yego. Ubwo icyo gihe hari habaye iki? Hari habaye Pasika. Nari maze iminsi ndwaye malariya. Yego. Rero ava mu minsi mikuru ya hano hirya mu baturanyi. Nibwo yashatse kugira guserera nanjye ashaka kudutwikisha gaze. Nibwo njyewe Emi kugira ngo mve mu rugo mva mu rugo hari ikintu munze. Yego. N'abana banjye ndabajyana. Sinjya siga abana banjye. N'umunsi warimo n'uyu mwana yabikubwira n'undi uba hano nawe yabikubwira. Ntabwo ndagenda ngo n'urugo rwanjye kuko nkunda abana banjye n'umuryango mfite. Yego. Zimwe mu nshuti zanyu mwagiye mugira mu inshuti z'umuryango Solange yakikomereza n'akazi arimo, twari tumuzanye kugira ngo nk'umutangabuhamya nk'umwe mu bantu baba ahangaha umunsi ku wundi. Ubwo washyiraho n'iz'umurwaza kuko umurwaza ahubwo kuko niba afite WhatsApp. Umurwaza afite WhatsApp 079 079 28 28 350 50. Ubwo izi ni iz'umurwaza. Reka turebe nimero wanditse 079 28 30 nako 350. Yego. Yitwa Keriya. Ubwo ku muntu wagukenera yahamagara Keriya ashobora kuba ari hanze cyane cyangwa agahamagara Keriya mukavugana kuri WhatsApp. Yego. Call noneho yawe iyo umuntu yakubonaho yaguhamagara aka kanya agahita kubonaho 079 20 yego 69 77 yego. Iyi baruyo hahirwa abasenga Timote Kambaye n'indi nayo ni yanjye ariko no kwibaruyo Skype. Yego. 079 0 80 32 83. Yego. Mama Dobo reka nkushimire kandi nkubwire ngo wihangane kandi ukomere. Murakoze namwe.